umukristo ni mwiza senga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi burya iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Live Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Twameje kwifuriza kugubwa neza, twinjiye mu mwanya w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Ngendi Joseline w'imbabazi hamwe na Pastor Aimable Nkuranga, ndetse uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi umutumirwa wacu Dr Sam Byiringiro. Turakwakiriye Dr. Murakoze cyane. Murakoze. Reka rero dutangire twiragiza Imana, dusenga Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro. Urakoze Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye muri Life Radio, muri studio za Life Radio. Turi kumwe n'abadukurikiye hirya no hino mu gihugu. Turakwinze kugira ngo utuhibihe byiza, utunyuzemo ibyo kufasha bene data, kandi nabo Uwiteka Mana bahe gufashwa. Cyane cyane ibyo tukungurana no kugira ngo tugane ku mahame y'ubwami bw'Imana tukiri hano ku isi, turebe uburyo twafatanya inshingano tuba dufite hano ku isi no kubahiriza iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Urakoze rero, yobora umutumirwa wacu ugiye kutuganiriza, uyobore n'abadukurikiye hirya no hino, natwe twese tukugirireho umugisha. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane rero, nk'uko twababwiye, uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, ni umukozi w'Imana Dr Sam Byiringiro. Aje kutuganiriza ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ukwizera Imana gufite umumaro ki muri business. Kwizera twigishwa gufite umumaro ki muri business. Ni iyo nsanganyamatsiko turi buganireho. Hanyuma turakwakiriye Dr. Wakorera mu gaseke abakunzi b'ikiganiro, ukabaganiriza ibyo waduteguriye. Murakoze cyane. Ndashimana uyu ni umwanya itoro rya Kristo abizera bakeneye kumenya neza icyo Imana ivuga ku buzima bwa buri munsi. Cyane cyane uyu munsi turibanda kwizera bihura na business cyangwa ibyo umuntu akora bimuzanira inyungu. Rero ngira ngo buriya ubukristo bwacu bwose bushingiye kwizera. Nawe uzi ntangara, buriya umurongo wisubiramo inshuro nyinshi muri Bibiliya, hafi inshuro zirenga 7, ni umurongo uvuga ngo umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera. Buriya niwo murongo ugira wisubiramo kenshi ku indi mirongo yose. Uhere muri Abakuki ukaza ndetse no mu Isezerano Rishya usanga iyi mirongo yisubiraho. Rero kibaza ubuzima bw'umukristo bushingiye ku kwizera. Kamera aho ngaho yuko buriya ibintu byose, umubano wacu n'Imana, ubukristo bwacu bwose bushingira ku ijambo ryitwa kwizera. Rero niho ruzingiye. Ariko kibaza uko kwizera tuvuga ni gute kwadufasha mu mirimo ya buri munsi itubyarira inyungu cyangwa itubeshaho. Kuko nujya kureba urasanga nitujya kureba kwizera, uraza gusanga ibintu byose buradukora bitwungura cyangwa bitugira umumaro mu iterambere ry'uyu munsi. Nk'uko ikiganiro ariko n'insanganyamatsiko yakivuga buri munsi, uzareba usange buriya ntushobora kuba mu bintu bikubyara inyungu udafite aspect yo kwizera. Abantu benshi buri impamvu batinya business, batinya iterambere, baritinya kuko aba afite ubwoba. Buriya umunyabwoba, reka nangira aho ngaho, umunyabwoba ntibyamukundira gutera imbere, ntibyamukundira kwiyangaja mu bintu bimubyarira inyungu.
kuko akenshi niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bavuga iyo business nahoze cyo bitabo bya business buriya business ni ugufata risk cyane rwose ni ugufata risk ariko ugafata risk ku nyungu z'igihe kirekire uzabona nta gufata risk for nothing cyangwa yimbura mu maro aho gufata risk kubw'inyungu z'igihe kirekire ureba nujya kureka mu Kristo akubwira ngo sinashora hano kuko ntinya guhomba Noroma ari mu kinyuranyo cyo kwizera kuko kwizera ni ikinyuranyo cyo kwizera ni ikinyuranyo cy'ubwoba iyo uri mu bwoba uri mu kinyuranyo cyo kwizera iyo umuntu akabwira ngo ngo ninshora ahangaha nintuka bizagenda bite mbese buri uzareba abantu bagiye batera imbere mu iterambere rya buri munsi tuvuga n'abantu bagize kwizera bakora ibikorwa bigoye buri umunyabwoba ntashobora gutera imbere rero ni gute noneho twebwe abana b'Imana twitirirwa yuko turabize niko n'ijambo rivuga twese twitwa ngo turabize believers bura mu Kinyarwanda ngo turabarokore tukavuga ni materime atandukanye ariko mu Cyongereza bavuga ijambo yitwa ngo twitwa believers bisobanura umwizera aba Adventist umunsi wa karindwi nibo bakoresha ijambo cyane buriya bakoresha ijambo yitwa uwizera ni nako buriya no muri niko na Bibiliya twita ko buriya ibintu byose Imana ikora cyane cyane muri mu isano rishya bishingiye kwizera rero niba turabizera tukaba tuba muzima wo kwizera ni gute turangiza twatinye business ni gute dutinya twatinye kwizera buriya indirimbo nyinshi turirimba kwizera turakuvuga ku cyumweru tukakuvuga mu minsi yose buriya ubaze terime tuvuga muri Bibiliya nyinshi nizo kwitwa kwizera ndetse ugasanga buriya ijambo yitwa humura witinya rivugwa inshuro 365 zingana ni bivugwa inshuro 365 zingana n'iminsi y'umwaka mbese buri Imana idutoza kwizera iduha message buri munsi yo kwizera ivuga ngo humura no kuvuga ngo humura ibirwanyije ubwoba none wajya kureba amagambo dusoma muri Bibiliya atubwira iby'Imana yibwira kutugirira iby'Imana idutekerezaho usanga buri munsi Imana itubwira ibintu bituma twizera itubwira ibintu byo mu akenshi biriya ntinatubwira ibyahise ahubwo itubakamo icyizere cya buri munsi rero impamvu ngira ngo iyi ngingo y'uno munsi iraza kutugira umumaro ngira ngo dukurikiye cyane cyane nuko ibaza mbese kwa kwizera turirimba kwa kwizera tuvuga ni gute noneho kwadufasha gutinyuka muri business yacu ya buri munsi no ngero n'ikintu gitandukanye buriya ibintu by'abarokore cyangwa by'abizera biratangaje ubu ntekereza umuntu umukristo wo mu kwizera ikindi kintu wamo kikanyubira kuko buri ibintu byose umuntu kwizera ariko urimaje muravuga ngo Yesu yaragupfire nturamubona nta na selfie utunze nta n'urwandiko yakwandikiye umuntu akabaho akazinduka ngo ndimo ndakora Imana atareba buriya akazinduka ejo ku cyumweru turazindukira mu nsengero none asivuye ngo ntago nahaye umwanya Imana nagiye kubonana n'Imana ubyizere umuntu we buri munsi asenga isengesho uzi gusenga ukabwira umuntu utarabona n'amaso ariko uwo muntu urimo uramubwira wizeye ko arimo arakumva umuntu agayiguka ari umumama utagira icyo atunze ari umupfakazi akakwemeza uburyo Imana izamugira neza indirimbo turirimba uzarebe utekora zivuga indirimbo zo kwizera n'ukuri Imana izatugira neza none tukarangiza ngaho tuvuga n'ubugingo buhoraho tudafiteho na idea tutanatekereza buri uzajya gusanga usange turi abantu bundi twagomba kuba mu kwizera mbese byagomba kugira umumaro uburyo buri munsi uko bukeye nuko bwije tuba mu kwizera rero ndimo ndibaza rero nicyo cy'umunsi uri kwibaze ni gute umukristo yabaho uko kwizera kwe nubwo agufite mu bugingo buhoraho nubwo agufite ku masezerano y'Imana yamubwiye ariko ni gute uko kwizera kwe kwaba na prike cyangwa kwaba gukoreshwa no mu mirimo agerageza gukora yose nagira ngo mfashe abantu bankurikiye business ntabwo ari ikintu kinini buriya n'amashabiri ucuruje nimba guteye urinde kuzazivana mu musaruro buri ubwabyo ntabwo ukeneye kujya Dubai iyo tuvuze business abantu tugeza Dubai abandi mu Bushinwa ariko nabwo n'umuntu ukora akazi gatoya ndetse ni gute bya bintu kwa kwizera mpora pratika ni gute no kwamfasha no mu buzima bwanjye bwa buri munsi ariko ngo biza kudufasha biza kutwereka ndaza kwereka muri Bibiliya icyo Bibiliya yita kwizera tubanze tukwemeranywe neza hanyuma nze no kuvuga n'icyo Bibiliya ivuga kuri business
abantu benshi nibaza amasezerano y'Imana kuri business ari muri Bibiliya bari bakwiriye kwizera ngo ahindure ubuzima bwabo. Ndetse nateze ko ni ibiganiro Imana ishimwe yuko mu gihe cya none turimo turaganira ibiganiro kubw'umugambi w'Imana. Kera abantu ntago batizaga ibintu, barazi ko Bibiliya iba mu bugingo buhoraho. Uyu mugoroba nagira rwose niba ufite n'inshuti yawe ukurikiye kuri radio life radio umuhamagara umwereza SMS ngo kurikira kino kiganiro wumve n'uburyo wujya Bibiliya ivuga kuri business. Ivuga mu buryo bweruye ikanatanga na security yuzuye. Ariko muranye mbere amanditsome abaheburayo igice cya 11 ijambo rivuga kuri kwizera. Hanyuma nze kugaruka ni gute nakizera amagambo y'Imana avuga mere ku ijambo ry'Imana nkizera bigatuma no muri business yanjye buri munsi bigira umumaro. Ariko ntaraba definition biragoye kugira ngo tuze kubyemerana neza, ariko reka mbere kuri definition biradufasha. Abaheburayo igice cya 11 nagira mu murongo tuze kumvariza umurongo wa mbere. Nubwo ndi busome mu Kinyarwanda ariko ndaza kwitabaza n'izindi ndimi zituma dusobanukirwa kuruta neza. Haravuga ngo Abaheburayo 11 umurongo wa mbere gusa niwo nsoma, haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Iyo ni faze ya mbere. Kwizera hari ibintu bibiri twiringiza, hari ibintu Bibiliya itubwira, hari ibintu mu ijambo ry'Imana Imana itwemerera ikabitwizeza. Hari ibintu Imana n'inkoresha n'ijambo ryoroshye ry'abarokore, hari ibintu Imana iduhamo amasezerano. Rero kwizera ni ukwizera ko ibyo Imana yavuze bizasohora. Biraza kumfasha tujya muri business kubyumva neza. Ese ni iki Imana itubwira kuri business yacu? Ni iki Imana itubwira ku buzima bwacu? Ariko byitubwira dukwiye kubyizera yuko bizasohora. Hanyuma ngakunda akarongo ka kabiri. Kandi nibyo biduhamiriza ibyo tutareba ko ari ibyo kuri. Buriya rero ndagira mfasha abantu muze kumva neza. Iri jambo rero kandi ibyo duhamiriza mu cyongereza bavuga ngo kwizera ni evidence. Ni ikintu kikubwira. Kwizera ubwabyo biravuga ngo iki kintu nubwo utakireba kiriho, iki kintu wumvishije kiriho, kirafatika. Ni ukuvuga ngo muri ya kwizera ubwako ni icyemezo. Hari abantu bose ngo ariko nintangira ikintu ntigikunde, ariko ikibazo ufite kwa kwizera ubwako kuragomba kukubera igihamya. Niba mvuga ngo ndashaka gushora muri iki kintu ningishoramo kigahomba, igihamya ni ikihe mfite? Burya igihamya ufite ni ukwizera. Yego. Mbese ni ukuvuga ngo ikintu ushobora kwerekana kikaguha garanti y'uko ibyo bizabigerwaho ni ukwizera. Uku kwizera gutuma tubona garanti, ukatwemeza. Uku kwizera guturuka hehe? Urumva kwizera gufite ibice bibiri. Hari ibyo tubwirwa tukizera ko bizaba, ariko na pariti ya kabiri ivuga ngo uku kwizera ni icyemezo nakuka. Ni icyemezo nakuka. Buriya hari ukuntu ujya kugura ubutaka bakaguheza urupapuro, bakaguheza cya cyangombwa cy'ubutaka dukura mu karere, wamara kugifata ukavuga ngo ndizera ko buno butaka ari ubwanjye. Rero bitandukanye. Kwizera nabwo ni ikintu dufata kikatwemeza yuko ibyo tutareba ari ukuri. Mu yandi magambo wundi Abakristo twagomba kuba ari twebwe twishora muri business kuruta abandi bantu bose. Dufata risk kurusha abandi. Ngewe ndababara, mbabwiza ukuri abadukurikiye kuri radio life radio uno mugoroba, ndababara iyo mbona abantu batubwira uburyo bateye imbere muri business. Byibura 80% bagomba kuba hari abarokore. Umuntu arakubwira ngo nani ngo natangiye ngo nkora amashashi ngo amashashi avamo ngo ntangira gukora ngo izi nkuru twumva bari abantu bo niba nizera babikora muri theory. Kuki twebwe tuzi ukuri ko kwizera kuki tutaguheraho? Kuki turi abantu dutungwa n'ikinya? Muzi kinya? nagira muvuge neza. Buriya ndi umwigisha, ndi umuvuga butumwa, ndabizi icyo bita ikinya. Buri umukristo musanze mu bibazo hari ikinya umutera.
kuko Imana izantabara niyo mpamvu ntamwara hari ibyiringiro mbese tukamera nk'abantu bafite anesthesi dufite ari amagambo y'amanestesi tubwira abantu ukabwira umuntu ukabwira ngo umuntu agatayumva byakemutse akumva ibintu byaciyemo ariko buriya mwibuka ko ikinya ntigikiza ikinya kirasinziriza ariko nyuma y'igihe buriya ikinya kirimo kirakuvamo ubabara kurutaho ubabara akanya gato gusa iyo ugiye mu byumba by'amasengesho ukajya muri za message dutanga buri munsi ntabwo ari message zo kwizera zituma abantu batinyuka gukora ibateza imbere ahubwo ni message z'ibinya mbonye umuntu azana amadolari mbonye umuntu mbonye Imana ikurengera mbonye Imana ica inzira atari inzira nawe tukahora muri ibyo ngibyo bimeze nk'ibinya ntabwo nanze yuko Imana idakora ariko kuki tutigisha aya mahame yo kwizera atuma abantu batinyuka kugira icyo bakora rero ibi rero impamvu nari nabihereyeho ni uko tutasobanukiwe uku kwizera tuvuga nka mu ijambo ry'Imana biragoye ahubwo ugasanga ndababara cyane abo hanze bo ntibazi Imana ntibanabitindamo ariko akizera agafata risike agatera intambwe umuntu akajya hariya his excellence yajyana perezida ajyana uko umuntu ahagurutse ati nabaga muri kino cyaro ntera imbere bigenda gutya mfite uruganda nkoresha abantu ariko kwibaza aba barokore turi hehe abarokore kuki turatinya kandi kwizera ko tubwira ngo niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari ukuri rero hari ibintu twafashe Bibiliya tuyirebera mu bugingo buhoraho ariko twibaje ko Bibiliya ni ubuzima bwacu bwa buri munsi muri Bibiliya ni igitabo cyagomba gutuma buri mukristo wese atera imbere ubundi afite n'amagambo yo kwizera yo kwizera ubundi yagomba gutuma dutinyuka rero nagira ngo muri umwanya dufashe wibaze ngo kuki tujya tugira aho tugatinya kwizera ibi bintu bigenda gute ariko biri kavuga kwizera gukoboka mwumve neza Bibiri kavuga ngo kwizera abaroma igice cya 10 havuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Amen. Muri impamvu kwizera kwacu kuba gukiya muri business nuko ntitwaye twamenye icyo Bibiri ivuga ku kwizera. Kwizera kuzanwa n'amakuru twumva y'ijambo ry'Imana. Uyu murongo kwizera si ibintu barota. Kwizera ugomba kumva amagambo n'iki Imana ivuga kuri iki hanyuma ukakizera kigatuma utera imbere. Impamvu ramubona tutagira kwizera muri business tukugira mu bugingo buhoraho tukakugira yuko Imana yaca mu kirere ikagira icyo ikora. Imana yamanura amadolari yo umukristo akizera ko uzi ko umukristo ashobora kutizera yuko yahinga agatera imbere yanyonga igaragatera imbere aho gasigariza ko ubujya Imana ishobora kuzana envelope y'umuzungu uvuye muri Amerika murabo tugendanye amasano y'Imana hari umuzungu uzaza na rose umuzungu aza akama amadolari umuntu akabyizera agasiga bati n'Imana itanga amano nanjye yabikora ariko twagera kuri area ku gice cya business umukristo akibaza ngo ariko Imana aho ngaho akumva n'ibyisa dakwiye kumva ahubwo kumva biri na complete ariko wajya kureba ijambo ry'Imana niho turi busome cyane ndagira ngo abantu bose turivuga imirongo ituma ntushobora kugira kwizera utamenya amakuru y'Imana ivuga muri icyo kintu. Niyo mpamvu ubugingo tubwizera cyane nuko tubuzi ko biri buvuga twagera mu Mana ikora ibitangaza tukabyizera. Imana yambukije Abisirayeli, Imana yatanze manu, ibyo tukabyizera ariko ntitwari twagera ahantu twizera Imana idufasha muri business tugatera imbere bigatuma dutinyuka. Muraza kunyemera muri umugoroba nze kubereka icyo Bibiliya ivuga kuri business ahubwo niwumva aya magambo agutere kwizera atuma utinyuka. Hanyuma yenda ikindi gihe byashoka mu gihe gikurikiyeho cyangwa ikindi gihe tuzare no muri Bibiliya hari abantu bakurikije muri Bibiliya aya mahame batera imbere muri business. Kuki twizera ubugingo buhoraho? Kuki twizera Imana yamanura imvura atari imvura? Murakavuga ati rwose ati nza ahantu hamwe Imana yavuze yuko ngo umunakara ngo amarembo y'ijuru niyakirwa ari byakunda ariko mu gitondera bikorega kunda akabyizera tukanabyigisha cyane. Umuntu akavuga rwose uburyo Mana ibaho akabyemeza ariko mwarese tukanabwira n'abantu bujya yuko na business ibaho tukabyizera. Niba kwizera kuzanwa no kumva tukumva n'icyo Bibiri ivuga kuri ukwizera. Ndatekereza ko mu mwanya wanjye turi bugire turi bugende dusaranganya tunungurana ibitekerezo. Ngenda ndashaka kuko kwizera nyuma y'ijambo ntago ariko kwizera kuduhamagara ahubwo Bibiri duhamagara kwizera kuri muri kuno jambo ariko mwari muzi ko birivuga kwizera nakwivuga business kuruta n'ibindi bintu ivuga.
abantu bajya kubaza ariko none se none doctor utangiye kutubwira yuko bujya birivuga business nigeze gura n'umuntu umwe turimo turaganira bya business mu ijambo arambwira ngo rekeraho ngo ijambo reba ngo mumanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongera nk'inyongezo turabanebwe abarokore bese dukunda imirongo itadukomplika ariko uyu munsi ndashaka rwose kubereka ko Bibiliya 100% ivuga gutera imbere kugira ibyo ukora bikaguteza imbere none by'umwihariko ikabivuga kuba rokore ikavuga kubizera Kristo abandi bo hanze bagira principe zibagenga kandi twe tujya dukoresha simbyanze ariko twege umwihariko wacu watuma twizera amagambo y'Imana atuma dushobora gutera imbere n'uwohe Bibiliya irabivuga mu buryo bworoshye muri uyu mugoroba bijyanye n'umwanya ko ibintu babizi ko ari ibintu bigari cyane twabiganira vuga cyo bukira ariko bijyanye n'umwanya mureka twumva icyo birivuga kuri business hanyuma ahubwo nitwumva icyo birivuga kuri business tubyizere kuko kwizera kuzanwa no kumva ahubwo buri wese ungurikira vote uzi ko nari natinze nari nakererewe nari nasigaye hehe munyemerere tujya mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ice cya 28 ndaza kugira ngo tuyi murongo gutegeka kwa kabiri 20 kuko twasanze kwizera ntiwakurota kugomba kuva mu byo wumva nagira ngo rose n'umuntu nkurikiye afate Bibiliya ye niba utari mu rugo ufite iri muri telefone ukoreshe iri muri telefone ariko unyemere mbereke ngo iki gice cya 28 uhereye ku murongo wa mbere kujya ku murongo wa 14 harimo business yuzuye y'imigisha n'ukuri kandi nimusoma ahangaha nubwo nyine mu kirige tuzana no abantu bakoresha ama principe bagatera imbere ariko nagira ngo uvuge ngo ni gute nahita nizera ni gute iri jambo ngiye kumva uyu mwanya ryampera kwizera 28 icyo cya 28 murongo wa mbere ndagiye natsoma buri murongo wose nyine nsonura ubugiza muri context hari ibintu mwe soma muri Bibiliya ukumva baruvuga ngo amatungo kuvuye se amatungo ndahuriye nayo ubikira muri turashyira muri context ya none wavuga ikigega umuntu avugira mu kazo none si munsi ariko hano iki gice cya 28 it talks about business havugaga hangarika no babwira ukuri igice cya 28 nta nubwo kivugana n'abanebwe banze mbyumvikana neza mbese ntabwo iki gice cya 28 kivugana n'abantu bafunze amaboko nta nubwo kivugana n'abanyabwoba abantu bavuga ngo ibintu by'iterambere ngo ibintu ngo kabisa ngo ibiganiro byaje ngo ni abandi ngo ni eliminati ntibanaze eliminati cyari cyo ngo ni ibintu bya ngo bese nagira ngo iki gice cya 28 cyo kwisoma niba uri n'umunebwe uzinduka wicaye uvuge ngo iki gice gihindura amateka yanjye iyo ureba usanga Imana yavuganye n'Abisirayeli mu buryo bw'umwihariko rero tujya mu gice cya 28 abantu bafite biriya baraza kuza kudufatanye haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe yego nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi bese turavuga muri 2020 n'uyu munsi turi kuvuga ntabwo ari ejo hashize bese ukitondera amategeko y'Imana ugafatira ijambo ry'Imana ukareba iby'Imana isaba ukaba mu gukiranuka uko ijambo rivuga Uwiteka Imana izagusumbisha amahanga yose yo mu isi amen reka mbere kuri iryo jambo byumve neza bese hano ni security guereza nawoze nsoma handi hanavuga ngo Uwiteka ngo azakugira a great nation bese uzaba igihugu kirenze ibindi bihugu uyu murongo nika muhera nze kubakanga bese kubaha Imana kwacu gukiranuka kwacu ahubwo kwagombaga gutuma turuta ndi mahanga yose abandi batugose bese niba hubaha Imana muri Kigali ufite iduka muri Kigali niba huma Imana niba Imana uri muri Nyabihu ufite umurima w'ibirayi ahubwo wagomba kuba uri the best wagomba kuba mu business wa mbere kuruta abandi bose bakugose cyane turaza kubigira bese mu yandi magambo niba nkora niba ndi umuntu ufite ndaninga company nkoreramo ariko nkaba nubaha Imana ubundi nagombaga kuba ndi ndashyikirwa ariko mujye kureba mu isi tubamo none abarokore turi behind tuza duherekeje abandi niba ndi mu kazi kuri poste runaka
nagombaga kuba ari njye muntu wa mbere ukora ibintu bidasanzwe, kuko Imana yambwiye ngo nugira umwete wo kumvira amategeko yanjye ukitonda ibyo mbwira none nzagusumisha amahanga yose. Dukwiye gutekereza muri uku kwizera, ndimo navuga uyu n'umunsi wa none, dukwiye gutekereza tukavuga ngo ni gute twarenga amahanga yose. Ndababara iyo ngiye mu isoko ngasanga umurokore ngiye kuguriraho niba muragurisha imineke yatangiye gupfa, ahubwo umurokore mu isoko yagomba kuba acuruza imineke ya mbere, kuko isezerano rimubwira ngo uzaruta n'imahanga yose. Niba hari umuntu agomba kuba azana produit nziza, niba hari umuntu agomba kuba atsindira isoko agahora rwiyemezamirimo, wajya kubaka inzu bakavuga ngo uyu mwanteropreneur engineer ni uwa mbere, ni abarokore. Niba mu kazi hari abantu bagomba kuba batwara imidari ya performance iri hejuru y'imikorere itandukanye, ni abarokore. Ni gute dusigara inyuma ijambo ry'Imana twizera ritwemera atandukanye? Nagira ngo amahera atandukanye ngo tuze kubyumvikana neza. Mbese buri murokore wese niyishyire muri position avuye ngo turuza imyenda mu isoko, ariko ninjye muntu wagombere agomba gucuza imyenda idacitse ibipensi. Njya mbabara ndakamabwiza kuri barokore abankurikije kanga nigeze guri murikira ka kazi ngo atsigira irangi ari umurokore. Ndavuga uyu muntu arazamwe ati rwose mwene data turasengana mwereza ikiraka cyo gusiga amarangi, n'umupentira asiga amarangi. Ikibazo nasanze umuntu umwe arambwira ngo niba isima yose yemenyeho amarangi hasi mbese none amaze ngo nukuri ngo mbabarire ngo urumva. Ndamwira rero ni iki gituma kamwene data niba hari abashoferi bagomba kuba batwara abantu bose, kampani zabo zitwara abantu bose muri tourism, bagomba kuba barokore. Kuko imyanya ya mbere ifatwa n'abantu bafite amasezerano. Ibi ni bya bintu byo kwizera tukwiye kuzamura bikadufasha, kuko nidukora muri mediocre tugakora mu bintu biri aho ngaho bisanzwe. Ijambo ryatubwiye ngo muze kwisoma mu Cyongereza ngo uzaruta amahanga yose, nzakugira above all nations. Ibintu tubyizera gute ibyo nkuranga? Radio life radio yagomba kuba ari radio performinga mu rwego rw'ejo kuta ni radio yose ariho. Banke ya microfinance iri mu Rwanda yowe n'umurokore yagomba kuba ariyo banke ya mbere itanga service neza cyane. Urumva twatinze mu bugingo buhoraho n'ibindi nubwo nabyo ari byiza, ariko twibagirwa yuko Bibiri ifite n'ibindi bitubwira mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma akavuga ngo kandi imigisha yose izakuzaho ikugeraho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Hanyuma reka mere ku bintu bikengene yahangare batangira kuba specific kuri business. Haravuga ngo uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima. Iri jambo rikunda cyane. Mbese ubu twagiye muri context ya business. Mu yandi magambo hano muze kumvanga iramubwira ngo hari umugisha wo gukurikiraho. Mu murima wawe. Uyu munsi turamwanza ngo murima Kigali singira umurima. Mbese moto yawe ni umurima wawe. Iduka ryawe ni umurima wawe. Restaurant yawe ni umurima wawe. Mbese radio life radio ukoraho ni umurima wawe. None kakubwira ngo uzawugiramo umugisha, kandi ntago umugisha ari wakure ngo ni umugisha w'umudugudu ukoreramo. Reka bafasha abantu nkuri cyangwa ko mwizera amagambo y'Imana turimo turaganira. Abantu benshi batekereza yuko buri nkunda biri koresha context zoroshye. Umudugudu nta hantu wakwegereye. Hari umuruga ngo buriya ngo wanjyana muri Zambia nafatisha, buriya kanashaka kubwira aho mugasi cyaturi wafatisha cyane rwose. Bureka twizera ijambo ry'Imana. Turashaka uyu mugore ngo mudukurikire kino kiganiro atangire kwijera ijambo ry'Imana. Pastor Nkuranga yirirwa mu bindi bya finance bitandukanye. Uriya niwo murima wawe, niwo mudugudu wawe. Ntukeneye kujya muri Canada ngo utere imbere. Nibyo. Kuko umudugudu nakwegereye. Nanjye nanirirwa hano nanjye muri organization yanjye hora akazi. Hari abantu bibaza ko Imana ikeneye kubajyana, hari abantu ngo buriya ngo kampani ngo Uganda barafunze ngo nibwo ngo twari kuzatera imbere. Ntabwo Imana ivuga Uganda, ivuga umudugudu. Bese nukuvuga ngo reba resources zikwegereye. Utangira umunsi uzindi kuvuga ngo ndi umwana w'Imana, ariko kuri kano gasenta ntuyeho ubu nta kintu nakora ko Imana yemere umugisha. Bese kucya mahame abo hanze bayizeramo. Uzi ko umuntu akubwira ngo buri Imana yatwemeza ngo umudugudu turimo n'umurima duhingiramo. Bese ni ibikwegere ntabwo ari byakure.
niba ushaka kwizera muri uyu mwanya turimo turaganira amagambo yo kwizera biragusaba kugira ngo ushobore kugendera muri aya mahame. Hanyuma yenda aza kuza kugira ngo nze guheza n'umwanya Pastor Nkuranga nawe agira icyo avuga, ariko mureke nongere n'imirongo ibindi bintu nka bitatu hanyuma tuze kuganira tuze kugiramo. Icya kabiri akavuga ngo umurongo wa 4, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto zo mu matungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Umva amakuru, wowe nzara umugisha nzaguhera mu mudugudu nanaguhere no mu murima wawe, ariko n'ibyo ukora ubwabyo bizagira umugisha. Hano harimo ibintu bibiri, hari umugisha Imana ima, ariko nivuga ngo no kororoka n'imirima yawe n'inka zawe. Mu yandi magambo cyaza gukoresha context, uyu munsi nanga tukiragira mu mujyi, ariko ufite imodoka zikora business, ufite amazu ukodesha, haravuga ngo hazabaho kororoka, hazabaho production, hazabaho kwiyongera. Waje Kigali ukodesha inzu 2 izaguha 8, kuko ni mu mugisha w'Imana. Ibi bintu ko ari ibyo bizera, ko ari ibyo bumvira amategeko y'Imana, dutinya dute kwizera hatandukanye. Ariko twumva zino context kumva niza kera zikomeye, ariko haravuga ngo n'imyaka yo ku butaka bwawe, mbese Imana iguha umugisha ku rubyaro rwawe, ikagera no ku myaka y'ubutaka bwawe. No kuvuga ngo uyu munsi umaze mu myaka ngo y'ubutaka bwangiriye ko nta nahinze, ariko nkubwire buriya y'ucuruza amata ugashyiramo amafaranga yawe ukainvestingamo, buriya niyo myaka yawe. Uyu munsi ufata amafaranga ukajya ukagura moto ugashoramo, iyo niyo na ya moto iriho umugisha w'Imana. Uyu munsi niba urahangaho bavuga ntangire company, ndi umwana w'umusore ndangije nga kiraga computer yanjye nandikira abantu irembo.com, uriya ni umurimo wawe cyane, handi uzindukira ni umurimo wawe, kandi avuga ngo hazagira umugisha ubwawe. Hanyuma avuga ngo noneho nkuri ijambo kavuga ngo ntibizagira umugisha, ahubwo hazabaho kororoka. Kororoka wise mu mvugo nziza ni ukugwira. Yego, nari mfite mashini imwe, rero nzafite 5. Nari mfite akazu kamwe curuza amata, ejo mu nzaba muri buri sector yose mfitemo haranga. Nari nambaye akajakete ka MTN mfite akantu kamwe gusa, ariko ejo bundi nzaba ndi umwagent ufite anima branch nk'umunani. Icyo bundi nivuga amatandukanye. Nagira ngo kwizera no kuzana n'ijambo ry'Imana, twizera ijambo ry'Imana rivuga. Nkunda yuko biriya ijya muri context ya buri munsi y'ubuzima bwacu. Hanyuma mbere yo kunza guheza n'ubundi abo turi kumwe mu kiganiro ngo niba ari cyo twongeraho cyangwa icyo tubaza cyangwa tugusonera gifashe umurongo waho wa 5, ijambo narikunda cyane. Haravuga ngo bazagira umugisha igitega cyawe n'ikibo uvugiramo. Mbese mu yandi magambo, icyo ujya guhahiramo n'icyo uvugiramo, n'icyo uteguriramo kizagira umugisha. Mu yandi magambo, hano muri business muraza kumvamo bitandukanye. Mbese cya kintu ndonkeramo, cya kintu kimwe umugati buri munsi, Imana itwemera yuko kibamo umugisha. Uyu munsi mushiki wacu uri hariya turi kumwanga, nta gitega akeneye cyo kujya ahantu hakura imbuto, ariko iyo mikoro uriho, mbese aho hantu Imana igushyize nicyo kibo cyawe. Yego, mbese iki kibo na Imana gitangira mu mugisha. Mbese cya kintu kindonyeje, niba uri ahangaho uhora na telefone ukora MTN ucuruza mobile money, buriya iriya telefone woherezaho mbikiriza mbikuriza, buriya nta kiri gitenga cyawe. Buriya abantu bajya, niba uri umushoferi uyu munsi ufite taxi voiture, igitega cyawe ni ya modoka, ni wakuranye ahora naho harimo umugisha. Ahubwo niba uri umushoferi ugiyoza neza, uyitunganye, buriya harano kuvuga ngo buriya ngo aka kazi nkora ngo karaciriritse, nta kazi kaba gaciritse, kuko akazi kose kari umugisha w'Imana ntigaciririka. Kiriya gitega cyanjye hari ahantu nkora, undi bati ngewe ndi umuconsultant, ntunzwe no kujya ntunzwe no buriya buconsultant bufasha abantu bagira inama, nicyo gitega cyawe. Niyo mpamvu uratuba abanebwe tugakomporera Imana wampaye ibi ngibi, ariko ngo icyaha kintu ufite kizagira umugisha. Aba bantu bankurikiye uyu mugoroba, nanjye ndimo, natwe twese turangaha, ni gute ndiba n'umugisha w'Imana ahangaha. Aya masezerano Imana yatanga
nuko ngo tubyizere. Kwizera ni ukumenya udashidikanya, evidence yuko ibi Imana itubwira yuko ari byo. None ahubwo nibaza ikibazo, uzabwira Imana ngo iguhe umugisha nta n'igitego ugira? Irahera he ko Imana rwose twayigize Imana? Irahera he Mana? Ntabara soza ibyo wavuze nawe. Irahera he? Umurimo wawe ni uwuhe? Kuko umurimo wawe urawuhe? Imana irahera he? Yenda umunsi aravuga ngo yangu hari uburyo ngo nzi Imana nyabyigisha rwose nkabivuga mbere ko hepfo hari n'imirongo iryoshye turi bugereho igenda ivuga cyane cyane muri 28 ni all about in business turi kuvuga. Ntabwo ari y'umunebwe. Ngiye nabwiye abantu nabwira ngo Imana mu butayu itanga manu, ariko i Kanani ntigitanga manu, itanga imirimo banagahinga. Uzi gusabira Imana manu uri muri Kanani? Ndabyemera. Uri muri rwa Faisal uyu mugoro ntacyo ukora, Imana yarengera. Hari igihe ndabyemera muri jenoside abantu badakora bihishe, Imana yatangaga ibyo kujya abantu bakajya. Ariko ntiwafata jenoside muri 94 uko Imana yagutungaga ngo uvuge ngo 2020 ngiye mu cyuma ngo Mana wangaburiye ukampa ibyo cyagiye muri jenoside, n'ubimene bizakunda. Bese irakubaza ngo ahubwo wowe fata kwa kwizera kwawe uvuge ngo namenye amasezerano y'Imana ivuga nta giteganyire, ariko fite imboga mu karima k'igikoni. Izi mboga mwana nizimpesha umugisha. Dufite yangira amahirwe yo gukora n'abantu batandukanye, amatsinda atandukanye. Dufite abantu bamwe batandukanye batangiye mu giturage bacuruza umusururu, uyu munsi baguze moto. Nta no muzabona Bibiliya itwemerera umugisha wo kwicara. Yego. Tureka kwizera, ari ibintu byinshi twizera, abarokore twizera ibintu. Urabizi uko umuntu aza mu rusengero akavuga ati ndashima Imana yuko nkoreye ubukwe, nagiye nta nkwano mfite. Ku munota wa nyuma Imana inkwano, Imana inzo gukodesha, tugakoma amashyi. Ibyo abantu bakabyizera kuruta kubabwira ngo hari Imana yampaye ikiraka ndakora mbona uko nkora ubukwe. Twizera ibintu biri hari kwizera kwacu kuratworohera mu bindi bintu. Uzi ko umuntu ashobora kwirirwa mu nzu akinze yizeye yuko Imana iri buzane umuntu uri muwe ibyo kujya, akabata Imana ndabizi iraje yoriza, fungura inzugi mwami, kora ku mifuka y'abakire, banza n'ibyo kujya. Akananirwa kwizera Imana yakora mu karima k'igikoni ngo atere imbere cyane. Ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu ubona tugana ibintu by'iterambere, ubu Kristo n'iterambere abantu benshi babigiramo bitandukanye, babyizera mu buryo bumwe n'ubutandukanye. Nawe se mvuga umuntu ukore yakizera yuko Imana ibuza n'igitoki, ariko ntiyakizera yuko yaba umukarane, reka nkweje terime, agatera imbere mu bukarane bwiwe. Hari abantu batangiye hano i Kigali bikoreye imifuka, uyu munsi bubatse amazu cyane. Rero nagira ngo twumve yuko ntabwo hano ubwoko bw'igitega cyangwa bw'ikibo tuvugiramo, ahubwo iravuga ngo icyo ukora cyose Imana yabasha kukiguheramo umugisha. Rero ibi nibyo bikenewe kugira ngo dushobore kubyumvikanamo. Niba ari n'inyunganizi cyangwa ikindi mwakongera twakomeza imirongo twakijyamo tugakomeza tukaganira. Ntabwo ari inyunganizi, mu by'ukuri ibyo wari urimo kuvuga ni ibintu bifatika byumvikana. Ururiya rugero warutanze rw'uko i Kanani mu butayu Imana yatangaga manu, igatanga amazi avuye mu rutare, ariko i Kanani ibashyira ahantu bagomba gukoresha amaboko, bagahinga, bakorora, bagatunga, bagatunganirwa. Ni igisobanuro cyiza gihura n'ibyingibi wari urimo kuvuga noneho by'umuntu wicara agategereza kubona inkwano mu buryo bumeze nka manu, agatekereza akabyizera, agategereza kubona ibyo kurya mu buryo bumeze nka manu, kandi ahantu ari yashoboraga no gusohora imbuto akabiba, akabiba akizera noneho kugwira no kororoka, n'igitenga cye kikagira umugisha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. So ntabwo ari inyunganizi, ariko ndizera ko abadukurikiye barimo babyumva, kandi rwose ndumva iri jambo rifite imbaraga, ryakabaye rigira uwo rihagurutsa wari warananiwe gutera intambwe, cyaba ari igihumbi akagihagurukana akagira icyo agerageza, Imana igahera aho ngaho ikamwagura ikamuha umugisha. Reka dukomeze
turakomeza n'ubundi ngira ngo ni mu murongo umwe munyemere tujye ku murongo wa 8. Umurongo wa 8 turacyari kuri cya gice cyacu kivuga umugisha w'abizera Kristo, kivuga umugisha w'abakiranukira Imana, kivuga abantu bizera ahangaha. Umurongo wa 8 avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi izaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Hano ndashaka gutinda kuri ijambo bavuze ngo izaguha umugisha, of course mu bigega byawe. Iyo tuvuga ibigega uyu munsi nta bigega bikiriho bikomeye, ariko dusigaye dufite ibigega bya banki. Buri kigega cy'uyu munsi ni konte yawe muri banki. Ariko nongera kubyongeraho cyane. Hari imvugo dusoma za Bibiliya, ndibaza urafata 3,000 ukabijya byose, nta n'icyo usevinga mu kigega cyawe zaho mike. Mbese uraho ngaho, n'umuco wo kuzigama ntawe ugira, nta buryo bwo kuzigama ugira. Uwo mugisha wagusangaye koko. Hano bavuze ngo izaguha umugisha mu bigega byawe. Buriya mwibuka ko mu bigega ni ahantu ujya ari ukagira ibindi uhunika. Yego. Dufite abakristo bizera bazi yuko Imana ibahaye ngo ejo izabaha ibindi, ngo kwiganyira iby'uyu munsi, ngo ibyejo bibyiganyira uyu munsi n'uyu munsi. Ndabona 3,000 nabikoreye, sindi umunywi w'inzoga ngo ndajya mu kabari yatware, sinjya muri abahubwo. Ndibaza n'ubundi ni umuntu tubaga ubundi ibigega byacu bituzura. Ahubwo ikibazo gihari ni wa muco wo kwibaza ngo ibigega byacu bizuzura gute. Nagira ngo mbere kuko turimo turaganira none ngira ngo umuntu nkurikira atangira kurema kwizera. Nubwo twizera byitse ko nibi tubishyiremo, ni gute navuga ngo nubwo ari bibitse, nubwo saving 500 ya buri munsi, ariko aya 500 mbika buri munsi azamberaho kuko Imana avuga ngo ya 500 izayaha umugisha cyane. Nuvuga ngo izatuma yiyongera, ambyari umusaruro mu bikomeye. Uziko abarokore burya batizigama abenshi. hari abantu bajya umushahara ku itariki 20 agatangira kuguza akarya 15 abatangiye bavuga ngo ngo reka ndaguza. Hari abantu bahora baguza batungwa, none babyita ngo ni serumu, ngo ni urusenda. Ayo magambo Bibiliya tuvuga ngo ayo mu kigega cyawe ikiri, ntabwo nzasanga ikigega kiri empty, kikiri vide ngo njye umugisha. Habo uyu munsi ari ibintu byiza, ngira ngo turi kubona Pastor Nkuranga arabizi. Wowe ushobora kutarashoboye kwizigama ubwawe bikugoye, ariko hari amatsinda yo kwizigama, hari za saving groups. Niba binakunaniye kwizigama, uri wenyine, njya mpura na za korari rero, ikakubwira ngo dufite amasezerano y'Imana tuvuzeho yuko tuzagura kwa steri. Kabaza kwa steri zamanuka mu kirere. Muri korari y'abantu 40 ntimushobora kwicara ngo mutekereze ngo ariko nubwo duranga tukaririmba tugashima tukara muri veye, ariko abantu 40 tugiye tubitse 100 byibura Imana ikabona. None we nta nicyo ufite. Hari abantu mu gatabo ka banki gahoramo 0 agahoramo 0 wamaze ngo nkorera make, nta menshi abaho. Ngira ngo tumaze iminsi muganira bya business bitandukanye, ariko nta menshi abaho cyane. Uzima nta menshi abaho. Uzahura n'umuntu umaze imyaka muri Kigali akorera 500 atarubaka inzu. Uhura n'umufundi ukorera 500 bya buri kwezi bikagera mu 150, usanga afite inzu muri Kigali. Ntimutekereze ko abantu bafite amazu muri Kigali yuko ari abantu bakorera menshi. Muzaze rwose mbere hari abantu bita basongarere batazi umuco, akirwariya gusa mushahara ukaza akodesha 400. Wambwira uti ariko hari amabanki ajyanye, uramutse savinze kuri no monta ishobora kuguhereza ajyanye nanga. Reka da, Imana yadumugisha ukuye ibigega byacu. Ibi bintu kuki tutabyizera? Ikavuga rero ngo nzaguha umugisha mu byo mu bigega byawe. Nagira ngo mbwire umuntu wese nkurikiye, ndabizi ko abantu nkurikiye muri abakristo mu senyera atandukanye, ushaka kuba usanye no matora atandukanye, ariko usevinga ngaye ubu rwose yo tubonye leta ikadukiraho imbaraga, ubu nibwo abantu batangira kubitekereza. Ariko iravuga ngo no mu cyuzigama Imana izaguheramo umugisha. Kandi wajya kureba umuntu nta savinga, ariko atunze telefone ya mbere muri Kigali. Njye ntangara umuntu ntacyo afite kuri konti, ariko
atunze telefone ya mbere muri Kigali anabwo ati S5 yavuyeho ndajya kuri S6 naho urajya kuri S6 na kuri konti hariyo zero ni ibintu bimwe tuba dukeneye kuvuga ndashimira kwa kino kiganiro ni ibintu bimwe dukeneye kuvuga ngo uku kuri tuzi uko kwizera kwacu duhora turirimba kwagira umumaro ite mu bintu bya buri munsi atandukanye kandi warangiza ntusevinga ari ugasanga umuntu muri restaurant mu mujyi ararira muri restaurant y'ibihumbi 4 abo ati no ngewe ndira muri restaurant ntago nshaka kuzarwara mu nda izabi biri sinziriramo ntago nakirwa nzunguruka na gakaneti karimo ibiryo nawe birabivuga ubitsangaye Imana rero hari ibintu tubwira nga tutakura navuze ko mu ikindi kiganiro tuzareba ingero zo muri Bibiliya zirimo abantu bakwica amahame batera imbere hanyuma agakomeza avuga iri jambo rekuna cyane no mu byo ugerageza gukora byose kandi azaguhera umugisha mu gihugu witeka Imana yawe iguha nawe ko bikomeye turimo turigira mu nyuma korizane kwizera muri no mugoroba no mu byo ugerageza gukora byose Bibiliya irantangaza ntinavuga n'urwego rw'ibyo ukora iravuga ngo your try ni ukuvuga ngo ninzu nduka mu gitondo havuga ngo ariko abantu barahangaha ko batagiraho bagura umuriro ngiye kankiraho ahantu ncuriza umuriro iyo uko kugerageza n'Imana iguha ntago dukwiye kuba abantu bicara bavuga ngo ni Imana arabantu ngo Imana ibanze ikora ibi nanjye mbara gukora Imana ntiyo umugisha umuntu utagerageje buriya ngo nimbikora nkananirwa se ngo konzi naba wovuga uteye ko ngiye n'umwana w'Imana hari umugisha unyemera kugerageza abandi nubwo byanga ariko ngewe umugisha w'Imana umamahirwe yo kugerageza namaze kubona abantu bujya benshi ntago bagerageza muri business ahubwo bigana abandi muri business mbese ukubaza ngo ariko mwami ahantu maye kandi ukinakunze hepfo avuze ngo kandi azagwera umugisha mu gihugu uwiteka Imana yawe iguha mwene magambo buri Imana inyemera kugerageza mu gihugu Imana imwe yene ushoboye kubutaragira i Kigali ntabwo Imana igomba kuzaza kugerageza i Kigali ariko hari ahantu ikibunguri hari ibitoki uragerageza ute niba uri ahandi hantu ukaba ahandi hantu wegeranye n'ikivu dore amafari hariya ndagerageza gute mbese aho hantu Imana iguhaye ikwemera kuhageragereza kwegwere hamwe umugisha yamwe cyangwa gufasha abantu bankurikiye nziko radio life radio igirana kure cyane nayo mbafashe rwose ntiyazagira uzakubwira ko Kigali hari umugisha aho hantu uri muri icyo giturage aho hantu uri aho ngaho uzi ko hatera imbere hamwe n'umugisha w'Imana dufite umuco wo kwibaza yuko yuje Kigali aribwo bitera imbere undi akakubwira ngo ubu kabisa ubu ngwanya Kinshasa ngo warakora arabantu banje biri bamaze iminsi bose baragiye Mozambique abandi Zambia muzi no mvuga imazemiye muri Mozambique barakora Zambia barakora ntago ahantu hose Imana ishyize abantu bayo ihatangira umugisha cyane buriya nabyo ntarimera ntago Imana yaremye abazungu ngo babone umugisha kuturuta ntago yaremye abikiga ngo babone umugisha kuturuta ariko wibaza ngo ariko hamwe n'amaga muri numva nandemere kwizera kwatuma ngira icyo nkora ahangaha ndi ahantu nicaye hano hantu ndi kuko Satani yakwereka ibitagenda byinshi byawo akanakwereka ko nta numwe wanatera imbere aho ngaho ariko ngo ngewe hamwe n'umugisha w'Imana nshobora kugerageza ngashobora kugira aho Imana inyifuriza mu izina rya Yesu rero hano Bibiliya itwemerera kugerageza ahubwo ndashaka kubaza umuntu nkurikiye ahangaha ni kwa kwizera twavugaga buriya kwa ngutangire kugerageza nuko uba wizeye kuki twizera ibintu byinshi twemera ubugingo buhoraho tukizera yuko Yesu yaduhaye agakiza kuki tutanizera yuko muri we harimo iri banga ryitwa yuko icyo tuzaza gukora cyose Imana izakidura hamwe umugisha iri ni ihame rinini naryo nagira ngo cyane cyane nakuraje abantu ambabwira ngo Imana ntikere kujyana mu gihugu iduheramo umugisha ndashaka kubafasha bahereza ubuhamya ko turi mu kiganiro n'abantu dukurikiye ko abantu benshi baba dukurikira mu buryo bwinshi butandukanye nigeze kubona umukozi w'Imana ari mideni ajya mideni rikomeye kandi umukozi w'Imana pe yari umukozi w'Imana ukora Imana hanyuma ajya mideni rikomeye abonye agiye mideni rikomeye
aza kwibaza aribaza ngo iri deni rikomeye ntandi hantu narihungire, bagiye kuneza cyamunara inzu, ntandi hantu nibuhungire uwajya ku musozi. Umugabo ajya ku musozi n'inshuti yanjye rwose. Banki ikandika inzandiko rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu, uramizi ko banki irimo ideni igiye kwandikira ikohereza abantu bayo. Umugabo aramubura, yarakuyeho telefone, yarajyana ku musozi, nashaka kuvuga izina, arimo arabwira Imana ngo Mana ukwiye gutabara. Hanyuma mu nzozi yagize yarose Imana imuha amafaranga, abona amafaranga araje yo kwishyura. Abonye amafaranga yo kwishyura, uwo mugabo rero ati uyu musozi Imana ahita atekereza umuzungu uzaza akahita amuha uruzi w'Imana kwereka ngo amafaranga, umuntu wese ahita arota akavuga ngo ya mafaranga nayabonye ntandi hantu mpungire. Rero yuko uwo muntu arantangaza, byaje gukomera rero biza kujyana polisi itangira gufata icyemezo, baza gufata icyemezo cyo guteza inzu cyamunara. Niko kuri ko ari rivuga ngo uyu muntu nta kindi gisubizo, tugiye kumuteza cyamunara. Ariko igitangaje, umudamu ajya kumushaka, harimo ati ko abantu hano bari badushaka ko banki yaduhagurukiye, turahungira he? Abantu ngira ngo benshi muzi ikibazo cya banki iyo cyakomeye, nta kindi gisubizo. Ariko uwo mugabo aravuga ati ngewe nta ndujye ndagwa ku musozi. Hanyuma ikintu gitangaje, uwo mugabo byabaye ngombwa yuko tujya ku musozi kumukurayo, atwita abayobe. Nivuga kuvuga kugerageza ibyo ugeze gukora byose ngo Imana igure umugisha. Atwita abayobe, ati abakozi Imana mwe ibi ni biki murimo, navuganye n'Imana. Turamubwira ati manuka, aramanuka. Atashye ageze mu nzu, turamubwira ngo rero ntari niseje tugusaba, baza Imana ngo ariko ahantu ndi muri ino nzu ko ntandi hantu nakura, nta kindi gisubizo wama uciye mu nzira zawe. Umugabo ajyama nijoro ariko yaturakariye cyane. Mu gitondo ngo ajyamye, Imana imuha igitekerezo cyo kugerageza. Asanga inzu ye ni nini kandi afite abana babiri n'umugore, kandi afite inzu nini. Kandi asanga inzu imwe afite ikibanza kinini, umujya ashobora gukata inzu kuba kabiri, umuryango umwe akawurebesha ruguru akarebesha undi hepfo. Murumva ntabwo Imana imuhaye ahandi hantu, nta muzungu izanye, imusanze muri hahandare. Ndagira ngo twubake kwizera abantu muri business y'umutono. Imusanze hano mu gitondo atubwira ati dore uko nabitekera, bitubwira turamubwira ngo iyo proposal itangiye muri banki. Ajya muri banki iramubwira ngo nibyo twashakaga. Icyo ugiye kugerageza nicyo twashakaga. Ndashaka kugira amakuru. Uyu munsi aciyemo nk'imyaka nzana arimo nabibara, aciyemo imyaka 10. Yanzu yayipasuyemo, arebesha umuryango ruguru, hano haza kuza kaburimbo impande zose. Iyabamo nta kodesha, ariko ya indi imwinjiza mu 500. Mbese ideni rya banki ryarangiye, umuhanda uraza, ubu yinjiza mu 500. Hari abantu rero batinya kugerageza, batize ko harandira Imana yabajyana ngo bikunde, bashaka ibihanutse, mbese bashaka ibintu birebire bikomeye. Ngaya amasezerano y'Imana yanditse muri Bibiliya, nta handi hantu ndimo ndasoma uyu mugoroba. Mbese ni gute twagerageresha amahirwe twasaba Imana ngo Mwami dore ibyo dufite, dore amahirwe yaho twakura ahangaha. Buriya hari ibintu bimwe Imana itazasubiza mu bikuta bine by'urusengero, bizasaba yuko ugenda aho utuye, ukahazunguruka, ukumva icyo Imana ivugana nawe. Hano yaduheza amasezerano ngo ibyo muzageza gukora byose nzabiba, kandi nzagura umugisha mu gihugu Imana iguha. Nagira ngo rwose ibintu tubikumva. Nushaka ubutuye ahantu hitwa mu buzinga-ndwiri, mu buzinga-ndwiri Imana yagura umugisha, ukazingura izo ndwiri ukabonera umugisha cyane rwose. Ntutekere ko ukeneye kuza gutura Nyabugogo kugira ngo utere imbere. Ahubwo ubwira Imana ngo Mwami ndagushima ko ndemeye ahantu, ndagushima ko ahangaha ndi ahantu hamera umugisha, kuko uzi impamvu hari abandi bantu batera imbere nawe watera imbere. Muvana umuco wo gutekereza yuko iyi Imana ijya guha umugisha ihindura aho uri. Oya, nawe ngaho uri Imana yaguha umugisha. Nukuri mbabwisha ukuri, mu gihugu cy'u Rwanda Imana yaguteza imbere cyane. Utiriwe aranoro njamura n'abasura akambwira ngo birirwa bategeza green card mubafashe Amerika ngenamo, mugira ngo ugiye muri Amerika nayo na green card ukagenda gusa ngo watsinze green card, ntabwo ugiye gukira. Ugiye gukora, ugiye gukora abanyamerika cyane. Dufashe urubyiruko dukurikiranga, wowe kwibashya green card nawe uzanyura ukicara mu nzu bakakugaburira abantu babiri cyuya nk'uko abantu bakibira. Ahubwo bari hard workers kuruta no mu Rwanda.
umuntu ugasanga gusha isambu n'inzu avuga ati rwose buri yangiye muri Kenya ngiye muri Kenya kwidekarara yanigira Imana uzajya Canada ikeneye abantu bayikorera yaruvanamo ngo Canada ngo umuntu ajyayo Canada ndabizi ko Pastor Nkuranga ko na travelinga cyane Canada nta yindi muyigufitiye irashaka kubona money power ikeneye abantu bakora abantu bo baricara uyu munsi agafata akazi yakora gasanzwe agasugata akazi ntacyo ngamarira ukirwari abantu green card batombora wama nkagenda nkagiye atandukanye uzatweza amafoto ariko nubundi nta numwe uzabona udakora wishaka we cyane niba Imana yo muri Amerika ari Imana yo mu Rwanda n'Imana yo mu Rwanda ariyo muri Australia yaguhera umugisha ukajya unjyana ibintu bikuye mu cyaro indege zikaza zigapakira zikabijyana cyane rwose hari abantu bari za Karongi za Nyamasheke ubu ni vuga bino bintu batavuye Nyamasheke ariko inganda z'iburayi ziri kuza gutwara ibintu byabo mfite umushuti wanjye w'umukozi w'Imana yari umwari wo mu rusengero avuga ngo ntacyo nakigezaho uyu munsi niwe muntu wa mbere uhinga urusenda muri Nyamagabe abazungu baraza nta cyongereza ariko ko Imana igorana nturi abazungu baraza bagatwara bagapakira insenda bakazijyana afite isoko ryo muri hamwe ngo agiye muri Amerika namaze ugiye aramwe ngo ni rwa rusenda runjyanye mureke imyumvire ihinduke ahubwo dufate kwa kwizera turirimba tugushyire mu buzima kwacu kwa buri munsi nibyo cyagenda ngize kuvuga ngaha abantu turicaye turaririmba turatera chorus ariko ntituzi amahirwe ari mu Rwanda ntituzi ibigega biduha biri aho ngaho reka nafashe gato abantu baricara uziko ntangara urubyiruko rw'umusengero turicara youth connected kaza president akaganira n'abantu baganira ntago tubyumva turicaye aho ngaho mureke dukanguke mu gihe cya none tumenye ngo hari Imana tubwiye ngo ibyo tugerageza gukora byose izabiduheramo umugisha amen iri hame turitana abo dufate kwa kwizera kwacu tuvuga ngo aya magambo mwami wavuze ngo kwizera kuzana no kumva ijambo ryawe ngiye guhagarara nizere niba ari akantu gato mperaho ngahereho mpabwa umugisha w'Imana uhaguruka uvuga ngo ntabwo nongera kwicara aha ngaha ndavana amayekuteri mu matwi mvare kwirirwa ndaho ngaho nk'aho Imana ifite impuhwe ndi victime niyo imvura abeza nawe dukanguke tumenye ngo ibintu ni ibyacu n'amasano y'Imana twubaha Imana dukiranuke ariko nyuma yo gukiranuka tuyiprofite n'ibitubwire ndakiranuka n'umugisha se mwakire bikagira kuki bikagira uhe mumaro ngira ngo Dr tutarakomeza reka tuganire n'abadukurikiye nsabe uri ku buhanga bw'ibyuma Joseline yongere yibutsa abantu nimero bashobora kuduhaho ubutumwa bugufiya hanyuma nabo batubwire uku kwizera turimo kuvuga kudashingira ku cyo ku gitangaza kindi cyaza ahubwo gushingira ku by'umuntu asanganywe n'iby'umuntu arimo hanyuma Imana ikabiha umugisha nabo batubwira uko babitekereza murakoze aho mushobora kutwereza ubutumwa bugufi ni 0788533864 0788533864 aho ngaho niho ushobora kutwereza ubutumwa bugufiya hanyuma Dr hari turi kuganira kuri uku kwizera n'umumaro gufite muri business ariko iyo urebye nkurikije ukuntu wagiye utuganiriza usanga uku kwizera Bibiliya ivuga inshuro 300 zingana n'umwaka mandi magambo buri munsi Imana itubwira kwizera uku kwizera Imana ivuga ibwira abantu kuroroshye umuntu yapfa kukugira kuko niyo urebye Bibiliya usanga Yesu yarabwiye abayuda yigishaga ati mwagira kwizera kungana n'akabuto kangana na sinapi uku kwizera umuntu agira niyo urebye mu buzima bw'aba bantu usanga Imana ikorera ibintu usanga kwizera kutari inshuro nyinshi kuba kwagiye agasigara ari ahantu nyine nta yandi mahitamo afite Imana ikaza kumwereza igitekerezo nk'uwo mugabo wari utubwiye uku kwizera ko gufite umumaro ese koroshye kukugeraho reka mubwire yuko kwizera gusa ko mu mutwe kuragora
ariko buriya bavuga ngo kwizera kuzabona no kumva ijambo rya Kristo. Mpamya neza yuko buriya impamvu kwizera kutugora nuko dufite ikibazo cyo kutamenya iki jambo rivuga. Kwizera ntikwirema mu mutwe mushiki wanjye, ntabwo ari kwizera kwirema mu mutwe, ntabwo ari nzira ukavuga ngo Mana mpa kwizera nyuzuza kwizera, ntabwo bishoboka. Buriya kwizera kuzanwa no kumva aricyo twavugaga. Ijambo ravuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya, ignorance. Ngira ngo ignorance ni ijambo cyane cyane ribisobanura. Buriya nta kiri gituma turi ba victim. Ubu iyi mirongo nigishije no munsi hari abantu bayumvishe bwa mbere kandi ihora muri Bibiliya. Bese ubu ari muri bote ariko ibintu byari byabaga muri Bibiliya, ariko kuko tutagira umwanya wo bese hari ikibazo twigishwa guke tukizera guke. Uri muri icyo kintu bese twumva guke tukizera guke. Ni gute nabuze twatubigana ni gute uyu munsi twabwira umuntu uri hariya tumubwira ngo ndatinya ntazananirwa, ndatinya ndumva nafite kwizera. Rero kwizera ni gushobora kubaho hatabaye kwigishwa ijambo ry'Imana. Gufashe gatoya tukigisha ibintu abantu uduce ngito uduce nyamwina kubivuga ukora umurambo w'Bibiliya ngo turasoma muri wa 5 umurongo wa 16 be yaho. Bese ako gace ka be yaho buri abantu bizera ka be bizera be yaho. Bese buriya dukwiye kumenya yuko uyu munsi none n'ugano ubu ushobora kumenya umumaro iki kiganiro kirimo kiramarira umuntu kuko ni ijambo riri kuvugwa. Yego. Ubu nta assessment wakora ngo umenyeje umuntu uzazinduka avuga ngo ariko ya magambo numviye kuri Life Radio ahinduye ubuzima bwanjye. Biragoye ko ngo ujye kubimenya imbaraga zabyo, ariko ikibazo dufite ahubwo uvuga ngo twumva iki gituma twizera. Ubundi ibintu twumva buri munsi ni ibiki bituma twizera. Aho nitwirirwa twumva ubugingo buhoraho tukizera ubugingo buhoraho, ibindi katuna kubyizera. Aho nitwizera Imana nanjye yazinduka mu itondo igahindukiza urushundura nkaroba, ariko tukananirwa Imana itubwira ngo ibyo uzagereza gukora byose izabiha umugisha. Uzi kubona umuntu ndakora saving ine akumva yizera ibintu byoroshye, ariko umuntu ngo ndakora saving ine ngo Imana itange umugisha. Nimbika 200 ya buri munsi Imana izayagwiza ite? Rero akenshi ubwo twumvishe bike twizera bike. Twumva bike tukizera bike. Twumva ibintu twumva ikinya tukizera ibinya. Reka ngo ndaza guhereza urugero, reka nange urugero w'ipratique ngira ngo abantu cyora dukurikiye muri aya masaha nanjye ngira umugisha. Izi nyigisho nimo ndigishanga ninde ni ibyumba bingahe by'amasengesho byo mu bigize bishobora kubona abantu baje barenga 500 cyangwa 1000. Hari ibyumba tuzi bita ngo bari mu bubyutse gasanga abantu bahagaze n'inyuma bakavuga ngo uyu munsi muri iki cyumba nta muntu turi busengere, ariko tugiye kwigisha abantu amahame yo gutera imbere abashomeri, kuko buriya n'abantu baje kwa gatatu buriya ntugire ngo bari abantu abenshi ntabwo ari sabye ku kazi, abenshi ni ubushomeri bafite ubushomeri, bafite ubukene, bafite ubutandukanye. Ni gute na kira ubaze inyigisho twigisha abantu hariya mu cyumba babwira ngo ariko buriya nubwo twajanga buriya wasubirayo ukageza icyo gukora, ahubwo twazeze inyigisho nuko inyigisho ivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara nakora n'isoni. Igira ikiramika gikomeza iriya mirongo iruzuye tuyirirwamo. Umva kuro tukirirwa muri za kuro twizera rero turangiza twizeye ba kuro ibihinduzo by'ibyuma zabicamo kandi uzarebe turanabinezererwa tugakoma amashyi tukumva uko umuntu abwiye ati uko umuntu abwiye ngo turambutse akigisha beya witwa turambutse abantu bagataha twambutse. Rero uko twumva bike niko twizera bike, uko twizera bike niko tutagira ku mugambi w'Imana. Niya ignorance tuvuga. Rero nturenganye ngo kwizera kurokomeye cyangwa kuroroshye, biterwa n'ibyo wumva n'ibyo wakira birema kwizera kwawe. Murakoze cyane. Hari uwagize ati mwiriwe neza, Imana ibahe umugisha pe, nanjye ndakangutse kabisa mu bitekerezo. Ati murakoze, Imana imuhe umugisha cyane kandi rwose nakomerezaho. Hari undi ubajije agize ati Yesu nashimwe, mbanje kubashimira. Mukanya mbwiye umuntu ngo dushake business dukora ubwacu
ati tubanze dusenge twumve icyo Imana ibivugaho. Ese ibyo mwabibwiraho iki abakurikiye ikiganiro, kuko abenshi banga gukora ngo nta kimana irabivugaho? Murakoze. dore ngiyo bivuze umugire ngo umurongo wa 8 Imana yamaze kwivugaho. Bese hari abantu bakenera ketera cyane wiwi gusa ngo tuvuge wiwi bize kwemera, ariko umurongo wa 8 byavuze. Bese nicyo twavuze cy'ubukene twumva bike. Yego. Bese tukizera bike. Hano ijambo ntago ryavuze ngo umvuga ijambo zavuze ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Nujya gutekereza ngo sinzagerageza kino kuko amazi yanagiye gutangira gukora enda ji yo mu mazi, ngo ndashaka ngo umwuka wera ngo abanze amanure ngo anyereke. Hari ibintu rero bimwe na bimwe kuko turi bake mu ijambo, turi bato mu ijambo, dusigara dusaba Imana kugira ngo Imana igire icyo ikora. Uwo muntu maze yajya guteka umuceri ngo ajye ku saa sita, abanza kumva Imana ngo imugire umuceri agiye kurya. Ingano y'amazi ashyiramo. Ingano y'amazi mbese hari igihe ni ya ignorance nye twavugaga, mbese kutamenya biratugoye. Hari ibintu Imana yategetse. Yego. Kandi ndizera neza yuko hamwe n'Imana senga ahubwo nabwo Imana ngo mwana mfite ino initiative, mbese ndumva ndota gukora iyo business by specific bayikore. Nimu nyemerera kuko dufite umwanya niyo twaza komeza mu kindi kiganiro. Sinimana Rwanda kurangiza imirongo. Mwanyimira twajya muri Habakuki, abantu kubera icyo kibazo mfite kaza kugisubiza. Habakuki igice cya 2. Habakuki igice cya 2 ndashaka kubasoma rwose ngufashe abantu benshi bavuga ngo mwami tutegereje yuko ugira icyo ukora, ugira icyo ubivugaho. Banza kuya ngo ntangire business, banza rwose imvura ize kugwa saa 5 bigaragara ko business wayemeye. Zana umuntu w'umukecuru aze kuza nsuhuze nze kumenya yuko rwose business wayemeye. Rero hari ibintu bimwe tujya tubwira bese uzana umuntu ntazi abanza mbwire. Habakuki igice cya 2 Habakuki ndasoma rwose, ntago si ikibazo cyo kuvuga ngo n'ibintu twaza bikomeza kundi wa 6 ibindi bisigaye, ariko tukagira umwanya wo ngo abantu batubwire mutekereza mute dusigara inyuma dute kukwizera kwamara iki muri twebwe. Habakuki ibice 2 umurongo wa 1 handitse ngo nzahagarara hejuru y'umunara. Nzahagarara hejuru y'umunara, yego, aho ndindira kandi nzarangaguza ndebe aho ari numve icyo ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Reka turangire aho ngaho umurongo wa 1 turajya kuwa 2. Uyu ni umuntu urimo urasenga abwira Imana ngo mwami nzagara ku munara wawe. Yego. Mpagara ahantu umunara navuga nzajya ahantu yerereye numve nawe icyo umbwira kucyo nakuganye. Mbese nayo mfite icyifuzo nakizana ngishyira imbere yawe, sibyo? Hanyuma hakavuga ngo nimagara kuri uwo munara numva icyo ambwira kandi nuko nzasubiza kubw'icyo namuganye. Mbese mfite icyifuzo imbere y'Imana. Habakuki yamaramaje nzavanga avuganye nanjye, nzavana hangana unsubije. Nagira muri izo turimo turaganira bara murongo wa 2 Imana yamusubiza iravuga ngo gute ngo maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire. Ndabizi ko Pastor Nkuranga akoresha izindi bira nyinshi. Uzi ko narajya musubije haramubwira mu cyo ngo write your vision. Andika ibyerekanywe. Ikinyarwanda andika mbese urimo uranakira ufite mugambi ki, ubundi kuri muranakira ugeze ku musozi nanjye ku rundi ruhande vision ngira ngo nicyerekezo kwe mbese ubundi urerekeza. Mbese fata wandike uvuga ngo mwami nubwo mpagaze ku munara ndi kugusaba ariko na Imana yo irindiriye expectinga kubona icyo wanditse. Abantu rero twirirwa turira imbere y'Imana Mana igisubizo mbwira niba no business zacu ikakubaza ngo write your vision, andika. Kandi kubwira ngo ntubishyire ubyandika agaragara. Hano vuga ngo byomeka ku nkuta uvuga ngo dora aho ndota dora icyo numva cyaneza imbere. Niki twavuga kugeza ibyo ukora byose ndumva cya kuba uyu nguyu ndumva cya kugira hanga nubwo uri murasenga ariko ku rundi ruhande Imana ikeneye icyerekezo cyawe. Nanze kubyita iyerekwa cyawe, ikeneye icyerekezo cyawe, your vision. Mbese uyu murongo ubundi
wakubwira ukuntu turara ku misozi y'amasengesho tubwira Imana ngo mwami gira icyo ukora mwana nk'anvara muri ubukene nazo umwuka w'ubukene ndawuvunaguye ndawukanagiye umva uzawuvunagura ukandagire nutandika icyerekezo cyawe ava ngo ubishyire ahagaragara ntubishe uvuge ngo direction yanjye ni iyi ngiyi ntangiye gucuruza amagi ariko ndashaka kuzibona ntunzikamye muri Kigali nanjye ndaguhangaha nitabikora ndaguhangaha nutabikora nagura buri Imana dufite amagambo ya torutira Imana nutabikora none kwa gatanu nibirenga utagize icyo ukora ariko hano asubiza abakuki ngo andika write your vision muri King James after Bible ya King James baze kubisoma haravuga ngo andika icyerekezo cyawe kira bitandukanye hanyuma ngo uwandiku ngo ubibona abyihutire Imana ivuga ngo uyu muntu nubwo arimo arasenga nubwo arimo aransaba ariko nandi basubiza umuntu wa business ko nabwiye ko mbese ko tubanze dufasha abantu rwose ni iki bita ngo ibyo ugerageza gukora byose ibyo bintu umurimo urimo urasaba Imana n'ura hanyuma musomuze ukuntu umurongo wepfo uvuga gatatu avuga ngo kuko ibyerekanwe yo vision kuko ibyerekanwe bifite igihe byategetswe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza mu yandi magambo nta cyerekezo cy'umuntu gipfa nta cyerekezo cy'umuntu gipfa hano muri King James avuga ngo iyo vision ufite ifite igihe yashyiriweho ye ntabwo uri muri kino gitondo ntabwo urote etaje ngo zindi ko wayibonye ntabwo uzi uko wayibonye ariko muri urazinduka mu gitondo ariko nubwo ndimo nakora ndarara ngeze kuri etaje ahubwo twirirwa imbere y'Imana tuzagara ku munara wawe turindire icyo uvuga hanyuma ngo naho byatinda ubitegereze bizaza abantu njya numva ibintu babyitiranya n'amasezerano ari ntabwo ari amasezerano it's your vision ni iyereko ryawe ariko muzi ko dukwiye no guhindura ubutumwa tubwira abantu twabwira ubutumwa bw'ibintu bizima wakubwira abantu bari no chorus bavuga ngo amasezerano y'Imana ngo yimaze ngo ujye utegereza wihanganye ngo ya ntazahora azatinda ntabwo ari amasezerano y'Imana hano bavuga iyereko ryawe bavuga icyerekezo cyawe bavuga wowe hanyuma hano bivuga ngo naho byatinda bizaza kuko ibyerekana umurongo wa 3 kuko ibyerekana bifite cyabyo nako hanyuma akavuga ngo niyo byatinda bizaza nashaka kubwira umuntu nkurikiye nubwo uri murasenga Imana amasengesho atagira icyerekezo babwije ukuri wakigaragambya ku Mana ariko ntawe azagira umeze nk'umuntu wirirwa umukobwa uranga Mana ndashaka umugabo urashaka umugabo umeze nabara uzimamvu ngo senyuka impamvu ngo zinanirana musaba abagabo gusa Imana nigera itoratora aho tombora igwimo umugabo ufite uwo mugabo uri mu cyerekezo abantu bajya muri business man wamanga acuruza ibingibi ugasanga acuruje imyenda mu gitondo nimugoro yacuruje intogi saa sita acuruje yabaye mu komisioneri undi munsi yabagara muri gutira nabaye mwubatsi nawe ugasanga amazi imyaka 10 ntacyageraho write your vision ubyandika uyimanike ingo nyinshi turimo turaganira hangaha impamvu zidatera imbere ntabwo ujye ufata umwaka ugiye gutangira ngo ariko uru rugo mu 2020 irangiye turibona he dusenga Imana mu kavuyo tukayibwira mu kavuyo barubukeye bambaye uyu murongo ndagira ngo bose bafite izindi mina zirenze gusomaho baze kubisoma ntabwo ari byo ndimo nivuga ngaha andika numbero yawe andika icyerekezo cyawe andika aho ugana rero yafashe umuntu watwaje icyo kibazo ngo mbese urabigenza gute kundi murasenga ni byiza ariko andika icyerekezo cyawe ugitegereze ugizinduka mu gitondo gikonsilite hano avuze ngo nibwo byatinda bizaza impamvu icyerekezo cyawe uragisuzuma niba nararose kuzaba ntunze etaje muri Kigali nyuma y'imyaka 2 ndaza kuranga ngo ariko ndimo ndagana he kuri ya ntumbero niba natunze yuko nziga ndaza kwereka urugero umwana ntiyakicara umwana umwe wari utati ngiye numva nshaka kuzanyiza kaminuza yo hanze narize neza cyangwa narize ndi umwenjenyeri nawe uragomba kureba performance ye muri physique iri mbese ni kwa kundi kureba nubwo bitinze ariko hari processes hari intambwe zirimo ziterwa hari mama Pisi Nyarushishi yavuze ati Yesu nashimwe
turabashimiye cyane ku bw'inyigisho muduhaye muri icyo kiganiro. Ngewe nkuyemo inyigisho nyinshi kuko Imana itabara Abisiraheli yahereye ku nkoni Mose yari afite. Nicyo yabonye cyane. Imana itabara Abisiraheli yahereye ku nkoni. Nawe ndaza kumufasha. Nta n'ahantu na hamwe muri uzabona Imana igiye ikora umuntu gitangaza ko ibintu inyuma yaho yarari. Mbese na outside incomes zibaho ziturutse hanze. Buri hantu hose Imana ishyira abantu ihashyira n'ibyo ikeneye kwikoresha. Rero kuva nicyo ashaka nyine ahishurirwa iryo jambo avuze nyine ry'inkoni. No kuvuga ngo buri munsi ugiye gutekereza ngo gutera imbere kwanjye aho ndi hose Imana yagira icyo ihakura. Imana yagira icyo ihavana, Imana yagira uburyo bwinshi Imana icamo kugira ngo iduhere hamwe umugisha. Rya jambo nyine twasomye hanga rivuga ngo nzaguhera umugisha mu gihugu uturukamo cyangwa mu gihugu ubayemo mu buryo bugiye butandukanye. Ahantu rero hose reka nikoce gutya ari nako ijambo buri hantu hose Imana yashyize abantu, yashyize resources, yashyize resources ibyo bakeneye. Ntabwo Imana yatuza abantu mu Rwanda itahashyize ibyo bakeneye. Mbese buri hantu hose uri bujya hari ibyo ukeneye uretse kurota ahandi hatandukanye. Buriya mu kintu gituma na Afurika idatera imbere mu buryo bukomeye nuko yashyizwe mu muco wabwira ngo ntacyo mufite ntacyo mukomeye. Ariko buri ibintu byose Imana yaduhaye iduha ibituruka aho turi n'umugisha uhari. Ahubwo ubushakashatsi bunerekana ko Afurika mu mitungo kamere ari iri imbere kurusha indi migabane. Hari n'abajya bavuga bati uramutse uhinduranyije abatuye i Burayi na Amerika aho abantu birukira bagatura inaha Abanyafurika bakajya muri Amerika, nyuma y'imyaka mikeya wasanga Amerika ikennye, Afurika yarakize cyane. Nuko ariko ntekereza yuko niyo turimo turavuga guhinduka kwa Afurika, ntekereza yuko buriya guhinduka kwa Afurika kuguye gushingira ku bakristo bamenye amahame y'ijambo ry'Imana. Itoro ridakangutse ngo rimenye amahame tukagumya kwibaza bwa bugiye bw'ubukoroni wa mugani bajyaga bavuga ngo hahirwa bakire mu mitima yabo ko ari bo bazahazwa. Umuntu akaba fieri yuko akenye yuko kandi Imana handari yumva bimuganisha yamushyiranga. Ni gute imyumvire abantu bari gushaka guhindura twebwe twayizana mu ijambo ry'Imana bigatuma tuba ba mbere bo kwizera ngo ariko bujya muri cya gihugu Imana ihameramo umugisha mu buryo butandukanye. Alex Kicukiro nawe yagize ati mwiriwe neza ababyeyi, ndishimye cyane kubw'amagambo meza muduhaye, ngiye gukora kabisa kandi Imana izabimfashamo namwe mu nsengero. Imana imuhe umugisha Alex rwose. Ntutekereze ibintu bya kure cyane. Tekereza buriya twigisha n'abantu icyo bita gutangira kwitangira rito ariko rifite kwizera ku binini. Buriya njya ntangara buriya no mu kintu kimwe tujya tugira uzumva abantu iyo turimo turavuga amagambo y'Imana buri Imana yaguteza imbere ikakugira umuntu ukomeye. Uzumva ibintu byose tuvuga gukomera, muzumve n'amaseno yacu Imana irakwaguye, ariko buriya ikwagura ihereye ku bitoya cyane. Imana ntabwo ari Imana ntisimbuka inzego. Imana ifite uburyo hamwe n'amasezerano y'Imana na cyane n'icyo yagize gukora igenda ihera ku rwego rumwe n'urundi kuvana ahandi kugeza iguha umugisha. Ntiwarota kuba director w'uruganda utarebye igisabwa kugira ngo director w'uruganda agerweho. Director w'uruganda twashaka umwakora rwose akore kandi ntagire ubwoba bwa humble beginning, gutangira gutoya. Yo baravuga ngo nubwo itangira ryawe ryaba ritoya ngo ari kurigumyemo neza wakungukamo cyane. Biri applicable birashoboka. Twagiye tunabaha ubuhamya bw'abantu batandukanye ngira ngo hari abo twazanye aha, bamwe bahereye ku gihumbi, umuntu akatubwira uburyo yahereye ku gihumbi akaba ageze ku mutungo munini ufatika, undi akatubwira uburyo yari mu bazunguzayi ariko nawe akaba atangiye kugera ku bintu bifatika. Nawe rero Alex n'abandi nkawe bafashe icyemezo cyo gutangira no kugira icyo bakora. Twagira ngo namwe tubankuraje nk'uko Dr yabivugaga, ako wahera uko kangana kose ukajyanyemo kwizera ukakereka Imana, ariko ukanahaguruka uzirikana yuko umugisha w'Imana ugendana nawe
Imana izaguha umugisha. undi yagize ati mwiriwe Imana ibahe umugisha kutwigisha, nagira ngo mbagishe inama ko nagujije banke nkagura moto none nkaba narahombye kandi naragerageje gukora, nakora iki ngo mbone ikindi cyo gukora? Murakoze. Urakoze cyane, ngira ngo uyu nguyu ntabwo yatubwiye izina rye, ariko ikibazo aravuga ati ko nagujije banke nkagura moto hanyuma bikagenda nabi kandi nagerageje gukora. Nibyo, ubundi no mu biganiro bitandukanye twagiye tugira tubwira umuntu ko niba hari icyo ugerageje ugahura n'ikibazo ntabwo ukwiye gucika intege ngo wicare. Biba bisa umuntu utangiye business bisa n'umwana utangiye kwiga kugenda cyangwa n'umuntu urimo wiga igare. Ntabwo bivuze ngo intambwe ya mbere uteye bihita byijyana. Hari igihe uhura n'ikibazo ariko nk'uko wa mwana wiga kugenda anyerera akitura hasi akahaguruka akongera akagira, niba moto byanze ongera ugerageze ikindi, ongera urebe byibura iyo utanavanyemo inyungu uhavana isomo ukavuga uti kuri moto impamvu byanze ni ibi nayihaye wenda umuntu utari umwizerwa kandi nta n'uburyo nashyizemo bwo kubikurikirana, ukavuga uti ubutaha icyo ndi bugerageze noneho ni ikintu ndi bwikorere, ugahaguruka ukagira icyo ugerageza kindi. Hanyuma banki ukayegerayo ukabibwira uti moto nari naguze ntabwo byagenze neza, munyihangane ngiye gukora ubundi buryo, ngiye gushaka uburyo amafaranga yanyu nyabona, ngiye kugerageza iki n'iki. Ni kosa abantu bakunze gukora, babona kwishyura bibananiye bagatangira guhunga no gukwepa no kuzimya telefone. Ibyo twagiye tubigarukaho, ntabwo ari byo, ahubwo tera intambwe ubegere hanyuma ubabwire undi mugambi ufite. Ni nka rwa rugero waduhaye mu kanya rw'umuntu wagiye akababwira ati inzu yanjye ngiye kuyikatamo kabiri nyigire, banki ikavuga iti nicyo twashakaga, ntabwo ari cyamunara cyari kidushishikaje. Nawe rero ku kibazo wagize cya moto, egera banki yari yakugurije uyibwire indi migambi ufite, hanyuma utera intambwe ugire ikindi ugerageza. Yenda kirongero gitoya ngira ngo twavuze wa mugani nicyo twakomeza twavuga ngaha. Umutwe umwe baravuga umutwe umwe wigira inama gusa yo gusara kubura kugira, ariko buriya uwo guhaye amafaranga hari n'uburyo aba kumva. Akenshi bufite garanti, ufite ibyo bitandukanye ushaka kumwegera. Ahubwo no kubabwira hari abantu bamwe n'ibintu byanga akagumya guhatiriza kandi yatekerezo bya bintu byanze yabivunjamo ibindi. Wifata iyo moto ngo niba ukifite no moto none uvuga ngo ntacyo reka mpfe kwirwa nkaho ngo banki zayitwara. Iyo moto ushobora kuyigurisha ukareba ikindi kintu gishobora gutuma wungukamo. Mbese hano kuna kurwana gusa ngo n'ubundi byararangiye reka birangira aho ngaho. Ari gihe usanga wese munafite iduka nta kigenda, ahubwo ngo tekereze indi option yakora, ugasanga gicayemo gusa ngo nanze gukinga, niko banavuga ngo nanze gukinga ngo ntacyo niza ngo nanze gukinga, none ugasanga urimo urakorera ruwaye zinzu. Kandi hari uburyo watekereza ya mafaranga ukavuga ngo ariko aya mafaranga ngurisha kino kintu nta kindi byibura naho nkura kiba kiri aho ngaho. Rero ntimugapfe gukora ibintu gusa ngo nubu nta kivamo. Umwuka wo kwiheba wa wundi wo kutizera niwo twavuga ngaha, dukwiye no kurwanya muri ibyo bintu, kumva yuko uyu munsi biranze ariko nahinduramo icyo ngicyo. Banke nayibwira ngo ariko cya kintu ubwo cyanze I'm trying to ndagerageza gukora ikindi gitandukanye byagira umumaro. Niyo rero nama twamugira no mu bindi byose. Hari umugabo Yesu yasanze muri business, uwo ni Petero. Asanga business yanze, asanga ngo yaraye roba ariko ntacyo yagezeho. Bibiliya yambwira ngo Yesu aramubwira ngo shyira urushundura imuhengere. Byari byoroshye yuko Yesu ahamagara amafi akaza. Mu bushobozi bwe tuvuga ngo yahamagaye byose bitaba cyane. Iyo ashaka ari guhamagara amafi akaza ku aho Petero yateretse ubwato kabone yanabutije anabubwirizamo. Burya mbere yarabutije Yesu abubwirizamo. Byari byoroshye yuko Petero aza kumwira ati ngaho none ubwo naragutije n'ubwato hamagara buri fisimbuke ijyemo. Ariko buriya Petero mwibuke, ndashaka kugira ku kwizera turimo turavuga kwa business. Buriya Petero mwibuke igikomeye cyambere amasaha yari yarenze, ntago hari amasaha yo kurokoka bwari bwabaye kumanywa. Yego,
mbese ni ibintu bundi bitabagaho. Cya kabiri sanse yaramugaye yo koherezaho urushundura isa nkaho atari sanse ifite logike kuko nta muhengero wari uhari mukuri. Ariko Petero afata ijambo Uwiteka mubwiye, najya mbwira abantu nkurikira ngaha, ajya prayinga muri business yiwe, mbese arishyira muri business yiwe. Petero ngo ashyira incundura araroba, ndetse muzanabisome ngo amafa mu bana menshi ahamagara abandi. Buriya Petero yakoze akazi ko kuroba. Abantu akora kugira mbese ntabwo yavuze ngo incundura nazimanitse, yarazimanuye akora akazi ko kuroba. Impamvu yabikoze ni kibura Petero yarize, yaravuze ngo ubwo yavuze ngo burije byatinze, nashobora kwizera ko muri business tuvuga arimo ngo n'ubundi nta uroba komanywa, ariko ijambo rintangaza avuga ngo ubwo ari we wivuze reka mbikore. Mbese dukwiye kuvuga ngo nubwo twebwe muri no business yacu ni gute iby'Imana itubwira twabikora ariko tubigaragariza mu kwizera. Ntiwambwira ngo Imana irakubwiye ngo ugiye gutera imbere ngo ugumye gucuruza ibyo wacuruzaga, ugumye no guhahira wahiraga. Mbese ukwiye guhindura mbese ya magambo Imana ikubwiye. Ntabwo uri gusanga mu iduka uri gucuruza umunyu gusa utaza wagura umuceri. Hamwe n'iby'Imana itubwira utera intambwe, ukwiye gutera intambwe ngo ariko hamwe n'amasezerano y'Imana ni gute nayakuramo umusaruro. Mbese Petero ntabwo ni Yesu nigeze kumanura urushundura rwa Petero. Petero agiye mu mazi asubiramo araroba, yenda n'abamusekaga batari ko hari umuntu uroba ku manywa. Ariko kwa kwizera gutuma dukora muri business kugira umumaro. Abantu benshi y'Imana babwiye kugira ibyo ibaheramo umugisha, rimwe n'abandi ngo mana ngo turarindiriye. Iyo Petero ashaka baterekana izamu y'icundura, Yesu ubwo ari bivuze ifi zirasimbuka. Ndakurahiye ntabwo Imana izajya kurangura Dubai. Ntabwo Imana izajya kurangura Dubai. Ndakurahiye ntabwo Imana izajya mu murima mu gihe cy'imvura ngo ibibe, ivuge ngo igihe cyo kwiba ngo ibibe. Ntabwo Imana izaza korora amatungo yawe ngo yajyane ku isoko. Ahubwo wowe hamwe n'iby'Imana yavuze nabyane twavugaga byo kugwira by'umugisha w'Imana, dukwiye kubijyanirana n'Imana ivuga ku buzima bwacu. Rero nagira ngo byane kwizera kutagira ibikorwa, namwemeze ko rwose na Bibiliya ibyemera. Iyo Petero yicara nta mafi yari kubona, ariko muri business ye yemereye Yesu, yumva icyo amubwira aragikora. N'umujyanama mwiza no muri business yaba partner. Turimo tugana ku musozo, abantu badukurikiye wababwira namaki, wabaha namaki. Harimo abasanzwe muri business baba batangiye gucika intege, harimo abasanzwemo batangiye kwicuza, hari igihe umuntu areba akabona ngo umwanya yajyaga abona wo kujya mu murimo w'Imana, umwanya yajyaga afata wo kujya ngo akabona utangiye kugabanuka, agatangira kugira imitima ibiri yo kwibaza ngo wafunga noneho nkirondora mu murimo w'Imana. Hari noneho n'umuntu utaragira icyo atangira kubera yuko arimo asuzugura icyo afite, kamera nka wa muntu wabwiraga umuhanuzi ati uretse utuvuta dukeya n'agafu kantako n'udukwi tubiri ndimo gutoragura nta kintu gifatika mfite. Hari urimo gusuzugura ibyo afite wumva ntaho yahera ngo atangire. Harimo n'umuntu usanzwemo muri business noneho urimo gucika intege. Abo bantu wabagira nama ki Dr? Ngira ngo abantu baratandukanye. Wa mbere ndavuga umuntu muri business, icya mbere mwemere ko business yacu dukoreshe kwizera ku ijambo ry'Imana kutubwira. Twemere ko biriya rwose ivuga business mu buryo bwagutse. Hanyuma twemerere n'Imana ivuga natwe muri ibi ngibi, tubibaze ngo umwami niki udushakaho, ni gute twakora. Mbese wemere, reka mbwira ijambo ryoroshye, wemere ko Imana, ubwami bw'Imana wa partner wawe muri business. Uba umufatanyabikorwa byawe muri business. Twigishijwe nabi n'ibyo navugaga, niyo twizera nabi dutekereza yuko iby'Imana biri ku ruhande n'iby'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko reka nkwemeze yuko buriya Imana ushatse wayishyiramo. Ntabwo yuko Petero byari byanze, n'urugero rwa Petero n'imbaye byari byanze, ariko kwemerera Imana kuba involved mbese kuba umwe muri business ni ikintu gikomeye cyo kubwira abantu ngaha. Buriya iyo turi kumwe n'Imana iradushoboza. Tubiri mujyanama mwiza, niwe bwenge, niwe byose. Rero nagira ngo nubwo ubona byakomeye ariko umugarukeho kandi wubakire ku kwizera, bizagufasha. Wifata Imana nkaho iri mu rusengero, iri mu rugo, ariko mu kazi ka buri munsi ufite ubwenge bwinshi, wateza byinshi. Ariko Petero amaze kugira
yamaze kwemera ko Yesu aba partner muri business, aba umufatanya w'ikora muri business ye, nibwo Petero ashoboye kuroba ica inzira atari inzira. Nagira ngo rwose gwera uri muri kurikira kino kiganiro hamwe n'ibi byanditswe twasomye twagiye tuvuga, uzamura kwizera kwawe, hanyuma uvuye ngo mwami namaze kumenya yuko ijambo ryawe ryemera iterambere, ryemera gushakisha ubundi business ngo gushabika, yemera gushabika kugerageza ibintu byose, ubyemerera Imana. Icyo ni ikintu gikomeye kiri bugufashe mu izina rya Yesu. Nawe zemwira n'umuri muntu wa muto mubwire ngo burya Imana yakubwira n'uburyo muri business uhindura urushundura, ushobora guhereza sanse, fata umwanya uvuga ngo mwami ngibi bintunze ngimbeshe rero ujye unasenyera business yawe, wiba nka witeze gukora ikintu kiri outside y'ibintu by'Imana biri kure. Nabyo dushaka no kujyana n'abakozi b'Imana benshi badukurikira yuko no mu buryo bw'inyigisho twigisha abantu, tubigishe holistic, ubuzima burimo byose, birimo by'umwuka, birimo by'ubuzima bwa buri munsi, ariko birimo n'ibitubeshaho bya buri munsi, ku butumwa bwacu bube holistic message, bugire ibyo bintu byose bukubira hamwe kugira ngo tubyumvikane neza. Hanyuma ndabwira wa muntu rero nawe uri muratinya ngo ariko nahera kuki, nimujya kureba nicyo twavuza nga twasomye, nta namwe muri kino kimwe byanditswe havuga umubare ibyo duheraho, havuga ahubwo gutinyuka no gukora. Ntivuga umubare w'amatungo, ntivuga umubare w'ibigega, ntivuga umubare w'ibyibo, ntivuga n'urugero rwaye bwira Imana ngo mwami ariko naya 500 na saving nagira icyo nyabyazamo, nagura inanasi ebyiri. Ni cyane ndabwira abantu abantu batekereza ko batekereza cyane abanyamujyi bankurikiye no munsi, atira ngo kano kazi sinagakora kasi nagaheraho, buriya nta kutaheraho. Nza abantu benshi batangiye bakubura, nza abantu benshi batangiye bamesera abantu mu mazu, ariko Imana ikabagira neza. Wijya kuvuga ngo aka kantu kanye ngo ni gatoya, niba Imana iguhaye amaboko ushobora kubona utera ibiraka byo kumesa bitangireho, ariko bamwe bavuze ngo nzategeka umugisha. Ariko na nyuma ya kino kiganiro muze kongera mwanarize ibi bya ino mirongo twasomye, uze gusoma iyo ihereza umugisha icyo kintu. Niba ari ukumesa aho ngaho uri muramesera abantu imyenda, iraguhera mu cyo kibo cyawe, irakigura mu cyaro. Mwitekereza ngo abantu benshi bajya gutekereza business batekereza igishoro kinini, ariko mu bantu ngira ngo yenda Pastor Nkuranga agiye babwira, mu bantu bagiye batera imbere ntago batangiye igishoro kinini. Nta muntu numwe muri principe zo gushora utangirana igishoro kinini, nta hantu byari byaba. N'ubigerageje bimugwa nabi, ntago bibaho. Nizo twari tuvuga, unujye muri banki ngo waka miliyoni 80, hoya tangira n'izo ngizo, ejo izo ngizo nkeya uzitangira. Rero abantu benshi bajya bibeshye uko ibintu gutangira ibintu binini, njyamuna n'umuntu abantu benshi hano mu gihe bafite rwose benshi bahari, ukabona umuntu agiye gutya ntaracuruza na rimwe, ayisaba ngo nabonye hano no soft alimentation, akagera gutya kubituka afata alimentation 10 miliyoni 10, agafungura alimentation irimo amatara yaka neza, irimo imigati, irimo biki, wazajya kure ugasanga nta n'ikintu gisigayemo, ugasanga n'imigati isigaye ibore. Kubera iki? Yatangiye ikintu gitangira mu buryo bunini, utaramenya n'isoko, utaramenya na riske. Nibyo ndavuga ngo uyu muntu waguze moto igahomba ayitangira ate? We nuratwara igare wisuguri usugama abataxi vatira 5. Mureke nibyo ndavuga ngo ibyo tugerageza gukora turimo try ni ikintu banza gitangira buhoro yego. Yanigisha business nka kumwe ku igare. Murano umuntu wiga igare, yatangira igare bari hengamye akanagwa rimwe, igare rimuca amavara koboka ibintu byacu cyane. Ariko uko igare utindura inyonga, ugenda urimenyera, ndetse ukajya no zagenda urekura amahembe cyane, ukajya no urijya no hejuru, ariko bujya naho urekura amahembe nawe tujya mu turi Rwanda batangira hatoye. Rero hamwe n'umugisha w'Imana yakwemereye hano, hamwe na kwa kwizera twizere, please ntugire ubwoba bwo gutangira igitoye. Kandi uramaze gutangira ryari? No gutangira none. Gutangira none ntabwo ari gufungura iduka. Gutangira none harimo ibitekerezo, harimo kwegera batangiye, harimo impande nyinshi, hanyuma umugisha w'Imana ukakugeraho mu izina rya Yesu. Katubashimire mwebwe mwese mwadukurikiye, abagiye mwohereza ubutumwa bugufiya. Imana ibaha umugisha. Ku wa gatandatu turabararitse ku isaha mumenyereye za 3 z'ijoro kugeza kuri aya masaha nk'aya ngaya saa 5 z'ijoro, ikiganiro kikongera kikanyuraho no ku cyumweru. Reka rero dusoza musabe nk'umukozi w'Imana asengere abadukurikiye. Reka dusenge. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimye ku gakino kiganiro cyiza. Umukristo n'iterambere, umukristo muri no bihe by'inkubiri iterambere, uburyo mwami ukomeje kutuganiriza. Turagushimiye ku gakino kiganiro tugiranye,
cyongeye kutwigwira kwizera, uburyo kwizera kwacu kwakora muri business. Turagushimiye ko ijambo ryawe ririmo byose. Turagushimiye ko ijambo ryawe ririmo uburyo inzira nziza waduha y'iterambere mu byo dukora. Urabitweretse, reka nsenyere buri muntu wese wumvishije ijambo, ari natwe tuganiriye amagambo n'abatwumvishije, kugira ngo mwami mbiciye muri iri jambo tuganiriye iki gice cyo guteka kwa 2028 bihindura imikorere yacu, bihindure kwizera kwacu, bihindura ibyo twakoraga, bihindura amateka yacu, bituvane ku rwego rumwe bitugeze ku rundi mu izina rya Yesu. Hari abari muri business bayisanzwemo, ndasabye ngo ayo magambo twumvishe yongeye kubabera inkomezi ikomeye cyane. Hari abamaze gucika intege, harabonaga bitagenda cyane, hari baza ngo ari kubavamo nkajya mu bindi, hari n'abavuga ngo wabivamo nkicara, ariko iri jambo ryongere gukomeza ko ijya gukiza ibintu utanga ijambo ryawe mwami. Reka iri jambo rwose rikize ibintu byose byari byaranze mu izina rya Yesu. Business zacu, ibyo dukora byose bibe ibitera imbere mu izina rya Yesu Nazareti. Turagushimiye rero, turansenya n'abandi bari bafite umutima bibaza ngo twakora iki, twahera he, twanyura he, yenda watuvana ahantu turi tukajya handi. Reka muri iri jambo haboneke za initiative, abantu fata ibyemezo mu kwizera rwose. Tuzumva ubuhamya bwinshi bw'abantu bumvisha kino kiganiro biyemeza kugira icyo dukora. Habo twumvishije babivuga yuko afashe icyemezo, ariko buri wese mwereke za resources, mwereke umutungo kamere, mwereke aho yahere, mwereke bya bintu bitoye. Mwuka wera umujyanama agira umuntu atugira inama mu bitandukanye. Ujye utugira inama mu bw'agakiza, akatugira inama mu by'urugendo, yongera kutugira inama muri business, kuko uri Imana ibishoboye mu izina rya Yesu. Ubwo tuzongera guhura, tuzahure rwose tuvuga imirimo yawe ikomeye mwami. Reka ubwoko bwawe bukanguke, reka ubwoko bwawe bube ubudasigara inyuma, ahubwo bube ubw'imbere. Urakoze mwami, hereza umugisha Life Radio, hereza umugisha umukozi wawe twabanye mwami, Pastor Nkuranga n'abandi bose abakozi ba Life Radio, abatumyigana bigomba kugerwaho, twese dore umushamwe. Urakoze mwami, dumugora mwiza kandi kutugira neza, nibiza situmwami wacu, amen. Umukristo ni mwiza senga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere.